Ibi ngibi nibyo bita kwikururira ikishi rero. Dutangiye n'umukobwa ufite amafaranga urimo kwirukanka cyane, bigaragara ko aya mafaranga yibye ahantu runaka, ubwo yaraje amafaranga yarambika hejuru y'inzu barimo kubaka, arangije yongera aramanuka rwose, bigaragara ko uyu mukobwa arimo kumwiruka kuko afite igihunga cyinshi cyane. Yaraje aho bari kubakira, atangira kwisiga sima mu maso, umufundi arimo kumureba aravuga ati rwose muki mumfashe rwose nimumfashe birankomereye. Ubwo yahise yegera wa mufundi aravuga ati ntizi iyo jire unize n'iyo ngofero baze kugira ngo nkora hano ntagire icyo baza kuntwara. Kumbe koko inyuma hari umupolisi urimo kumwirukankaho. Ubwo umukobwa yahise mwaka ya ngofero, arangije agenda aritsimba aravuga ati nyabuna ndakwinginze umfashe, ntubabwire ko ndi hano rwose barashaka kungirira nabi ndakwinginze. Ubwo wa mufundi nawe yatangiye kuvuga ati nta kibazo, ushaka ahantu ujya kwitsimba ndibuze kugufasha. Umukobwa yaje kwitsimba hano inyuma, aravuga ati reka nitsimba hano inyuma. Polisi niyo yarahageze aravuga ati nta gakobwa kaguciyeho gafite bage mu ntoki. Umufundi nawe atangira kuvuga ati agakobwa njye ntako mbonye, ako gakobwa se kaba gaciye hera. Umupolisi atangira kuvuga ati rwose ako gakobwa ni akagizi ka nabi, nimba ukabonye ntutanga amakuru rwose ako gakobwa kari buze kukugirira nabi, ubaye ufite ubwenge rwose ako gakobwa wagatanga. Umufundi nawe akomeza kuguma ku ijambo rye ati rwose ako gakobwa ntabwo nigeze nkabona rwose, murimo kumbaza ibintu ntazi. Umupolisi ati nyabuna wa mugabo, ibintu ndimo kukubwira ni ukuri, uyu mukobwa ni umugizi wa nabi, yisha abantangije abaka amafaranga rwose, niba ufite ubwenge rwose uyu mukobwa muranga ahantu yaba ari. Ariko umugabo akagiramo ikikanga, ariko agakomeza kwihagarara avuga ati uyu mukobwa rwose ntago nzabona uyu mukobwa yaciye rwose, kandi wumve ko ibyo ndi kukubwira ari ukuri, njye nibereye hano rwose ndimo kubaka, nibereye mu kazi kanjye, ntabwo umukobwa nzi ahantu ari. Ariko ko umukobwa akomeza kubareba, umupolisi byakomeje kumucanga aravuga ati aka gashenzi kaba kagiye, aka gakobwa kaba kagiye. Agakobwa nako ariko gakomeza kumubwira kati ceceka ntumubwire ko ndi hano, ntumubwire ko ndi hano rwose, wowe ibyo arimo kukubwira arimo kukubeshya ntuze kubyemera. Polisi ati nyamara uyu muntu rwose ari buze kukugirira nabi, kandi rwose ntabwo ndimo kubesha, ibi ndimo kukubwira ni ukuri. Umukobwa yahise agaruka abonye polisi amaze kugenda aravuga ati ahwi uzi ko nari mpfuye. Ubwo wa mufundi yatangiye kumbwira ati ndagufashije, ariko se iyo nari kuvuga ngo uri umwicanyi ni ukurira. Ati ariko njye nkuko nkubona ndabona utari umuntu mubi, ahubwo cya gipolisi cyashakaga kukugirira nabi. Ese ubundi kubeshya arimo kwirukaho yaba yagukoze iki? Umukobwa ati ibyo bitindaho rwose, uriya mupolisi rwose niba polisi sinzi ibyo yanshakagaho, nyine yanyitiranyije n'undi muntu nyine anyurukaho, ariko nyine nta bintu bya danje. Ariko umugabo rwose agakomeza amubaza ati ariko se none ku buryo yakuri kwavuga ati umukobwa umeze kuriya? Ati reka barabasazi bose yanyerwaga kuko yabonaga ngiye natinyutse kumwiba. Ati ariko ubundi kwanza rero ntukomeze kumbaza ubusa, ati ubundi ibintu uri kumbaza ubundi ukorana nawe. Umukobwa atangira kumwigaruka nawe akomeza kumutuka cyane ati ubundi ukomeje kumbaza n'ibintu byinshi ni nyene anahita nakwica nawe, njye nta muntu ujya umenyera. Ubwo umufundi atangiye kugira ubwoba cyane avuga ati ariko se ubundi noneho reka ngende nongere muhamagare, ndumva koko ibyo yambwiye ari byo. Umukobwa aramubwira ati besha urenga aho ngaho, ushobora gukinisha kurenga aho ngaho wa mugabo we, ushobora kuba ufite ibintu uri gukinisha. Ubwo umukobwa yahise amukurubana amujyana inyuma, atangira kumukuramo imyenda yambara avuga ati wakwanza reka ngukuremo iyo myenda wambaye n'ibyo uyambara, ndi kubona rwose utatangiye kuzana ibi by'urofa, ubundi abantu b'abarofa mwabaye muti. Kumbi rwose umukobwa yahise amukuramo ya myenda yose yari yambaye, arangije anafatana ya bag irimo amafaranga aravuga ati ubwo aya mafaranga ndatsindiye rwose, ntago bari buze kumenya ko ndi hano, ntabwo bari buze kumenya hano narengeye. Wa mufundi atangira kuvuga ati kumbi ibyo wa mupolisi yavugaga byari byo, kumbura akicanyure n'akajura. Umukobwa ati ceceka aho ngaho se nyine, wowe ibi bintu uzi ukuntu tubona amafaranga yatuvunikiye, kugira ngo tuzajye twirirwa mu byondo natwe nk'uko wirirwamo se, amafaranga aratuvuna boro, tugomba kuzajya turya amafaranga y'abakire. Ubwo umukobwa yatangiye kunyonyomba gake gake ngo arebe nimba yava aho ngaho, ariko atangira gufata amazi aravuga ati reka manze nkarabe mu maso, ibi byondo bimvemo, imanze bimvemo ubundi mbona ubugenda. Ubwo umugore wa mufundi yatangiye kuza rwose ari mu kagare. Wa mufundi disi afite umugore urwaye, umugore udashoboye kugenda uri mu kagare, ariko umufundi akomeza kuvuga ati ariko rwose uri umuntu mubi wa mukobwa, uri umwana mwiza, nta kibazo cyawe, ako kazi kabi wakaretse. Umukobwa ati mbeswa se ndakwiyamye, urambwiriza kureka akazi wowe uzantunga se? Ati amafaranga ashaba yatuvuna. Ubwo umugore w'umugabo nawe atangira kuza ahamagara ati umugabo wanjye ntayo mwamboneyera, umugabo wanjye rero ko nzi ko yari ari hano nkaba mbona wambaye imyenda yiwe, byaba byagenze bitera. Ubwo umugore sinzi ukuntu yarebye ku ruhande aravuga ati
uyu si umugabo wanjye yarikanze aravuga ati wa gakobwa we, ibyo ni ibiki wakoreye umugabo wanjye, subiza imyenda umugabo wanjye wa gakobwa we, wowe wamwambuye ubusa urangije wambara imyenda yiwe. Agakobwa n'ubushanutsi mwinshi gatangiye kuvuga ati wa mugore ntutangire kumenyera, dore ko kireba nk'ikitagira ubwenge, uramenyera wundi uramuzi wowe. Ubwo umugabo atangiye kuvuga ati ese wandekeye umugore, ibyo wakoze ntabwo bihagije, ntabwo utabaye nakoze buri kimwe, ariko muri kumenyera n'umugore wanjye. Umugore atangiye kuvuga ati ariko ubundi sheri, kuki kano kubwa kagukuyemo imyenda, ubundi aka kagoryi nako. Ubwo umukobwa nawe atangiye kuvuga ati wakigore ntukomeze kumenya njyewe uranyita akagoryi, njyewe uzi aho naturutse, uzi ubundi we ushobora kumenyera njye nkagukora ibintu bibi cyane, njye nta muntu ujya umenyera we. Abantu benshi bagerageje kumenyana naberetse icyo nshoboye, rero nawe ushobora kumenyera nkakwereka icyo nshoboye, dore ko mbona udashoboye no kugenda ugendera mu kagare, njye ntukamenyere. Ubwo umukobwa nyine atangira kubakanga, wa mugore yahise amwishikanduza aravuga ati we ntukamenyere, yahise amukura mu kagare amutura hasi. Komeza kumubwira ati njye nakubwiye nakubujije kare kose, umubwira ntirekera kumenyera ariko komeza kumenyera, rero ntugire ngo ibyo ndi gukorana njye uri kubikora rwose n'ubyiteye, uramenyera kubera iki? Uyu mukobwa ni umugome rwose, ntabwo umutima agira. Afasha umubyeyi uri mu kagare rwose amutura hasi. Umubyeyi uri mu kagare atangiye kumubwira ati ariko ubundi kuki uri umugome wa mukobwa, ubundi twagukoreye iki kibi, ni ikihe kintu twaba twagukoreye? Umukobwa atangira kuvuga ati baza umugabo wawe. Umugabo we atangiye kunzana n'ibintu by'uburofa, atangira kunzana n'ibintu by'ubufakiri rwose. Umugabo atari kwandikira umugore, ibyo twakoze ntabwo bihagije. Umukobwa ati ese ni mubiswe aho ngaho se nyine, ibyo bintu muri kuzana ni ibiki? Mwebwe murashaka kwigira abantu b'abaziranenge hano mwebwe muri Israel ba muri umuziranenge? Ubwo umugabo agatangiye kubwira umugore ati umugore wanjye ihangana rwose iri buze kumera neza, atari ko ubundi wa mukobwa watuvuye hejuru ukagenda ubundi niki twaba twagukoreye, wagiye ukaturikira amahoro yacu. Ubwo umukobwa reka akomeza kubabwira ati ubundi byose rimwe mu bitangije, ubundi mwe ninanabaretse rwose kuko mwanabaye, ariko mwashatse kunyigira abantu badanje, mwashatse kunyigira nyine ngo muri intwari. Njye nababwiye ngo nta muntu ujya umenyera, umuntu wese umenyereye muhereza ibyiwe. Ubundi se nari kubakora iki? Nta kintu nawe kubakora iyo mutigira nabi. Umugabo ubwo yatangiye guhaguruka aravuga ati ngaho basi tubabarire, turakwinginze tubabarire rwose, tureke wigendere natwe dusigare amahoro, ko nta kintu kibi twagukoreye, udushakaho iki? Ati nta kintu kibi mwankoreye se nyine mwebwe, nabwiye ngo ntimukamenyere, njye rwose iyi si yose nari izogoroje, amazu y'abakire yose ndayasaka nkayiba. Mwebwe murabona muri basakira mugashaka kuneza polisi, mwebwe kuba wamfashije urumva ari ikintu cya danje waba bakoze. Ubwo rwose agakobwa katangiye gutuka ba bantu rwose, karabatuka rwose binahagije. Aka gakobwa ntabwo ari akana keza rwose. Ubwo abangaba bagize ubwoba baravuga bati ariko se wa mukobwa we, ubundi twebwe ko nta kintu twakoze, ko tuba twibereye hano, uraza tutura umunabi wose ibo wiriwe tuba tuhazi twebwe, va nanga ugende rwose ntabwo tukigukeneye hano. Agakobwa kativuze ngo iki, njye mva ahangaha, njye mfite uburenganzira bwo kuva hano cyangwa si mpave wa mugabo, ubu ntugashake kumenyera, njye kano kanya nahita nakwica. Umugabo ati nyine genda undekere njye n'umugore wanjye dukomeze twibereho, njye nibundi ninjye wabyishe byose nzana ibintu byo kugutabara, iyo nkureka barakanagufata ubundi nibwo wari kwemera ko ibintu byose bishoboka. Ngiyo ndeka ngo ushobora kundeka. Ubwo umukobwa aravuga ati iyo ushobora kundeka bakamfata wa mugabo nawe ntabwo ari kuza kumva mu nzara. Urabona aya mafaranga aba yatuvunikiye papa. Ubwo umukobwa yatangiye kugenda avuga ati aya mafaranga aba yatuba twayavunikiye, wowe urazana ibintu by'ibidabagiro wo mu mafaranga. Ubwo wa mugabo atangiye kwegera umugore rwose, atangira kumuhambura, atangira kuvuga ati sheri umeze neza, ihangane rwose, kariya kubwa sinzi nanjye ahantu kavuye. Umugore ati kubusa ubundi we, kariya kubwa ubundi mwe muhuriye? Umugabo ati polisi yakirukagaho rwose, ntangiye kugafasha, ariko ntabwo nenzi ko ari umuntu mubi rwose. Ahubwo sheri shaka ukuntu wicara mu kagare kawe rwose, wongere wicare mu kagare, ntabwo kari bwongere kugaruka, ubu ngubu kagiye rwose, ntugire ikibazo sheri wanjye, kandi urabizi rwose ndagukunda. Umugabo atangiye kumutera agatebe neza ngo umugore we yicaye rwose. Umugabo umutera agatebe, ubona ko uyu muryango rwose nta kibazo cyawo ufite. Gusa mbibutsa niba utarakora subscribe ukora channel rwose, ugomba gukora subscribe ukazaba wakira inkuru nziza nk'izi ngizi rwose, ntabwo ugomba kubucika n'izi nkuru nziza cyane tubagezeho z'urukundo. Ubwo umugabo ashyize umugore mu kagare avuga ati sheri reka tunitahire rwose, ndabona umunsi watugendekeye nabi
nabi, uyu munsi watubanye muri, reka twigire mu rugo twiruhukire. Ibi ngibi ndi gukora nzaba mbikora ejo rwose nta kibazo, nzaba nabikora rwose, ariko icy'ingenzi ni uko dutashye turi amahoro. Ubwo umugabo yafashe umugore rwose aramucyura bataha batekanye.